nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimurwa igihe cyo kuba hano ku isi kirashize nimuwe neza imitima yanyu yomatane na Kristo gakondo nziza twateguriwe nawe nimaze gutungana. Reka twongere tubasuhuze mwese abaduteze amatwi mu kiganiro cyacu ibihe tugezemo. Uyu ni wa mwanya twongera kwigira hamwe iby'ijambo ry'Imana binyuze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi turaganirira hamwe akamaro k'amashu. Ni nayo mpamvu twifuje kongera kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Tunejejwe no kubana namwe. Ikaze. Mbere y'uko tugera kuri iyo nsanganyamatsiko yacu y'akamaro k'amashu, iyo dusomye mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 6 baravuze ngo kumenya mukongeraho kwirinda, kwirinda mukongeraho kwihangana, kwihangana mukongeraho kubaha Imana. Iyo tumaze kumenya twize ijambo ry'Imana tugacukumbura, tugasoma ibyanditswe byera, dusangamo ingingo nyinshi, zaba izo kugira ngo dukiranuke, zaba izo kumvira amategeko y'Imana, zaba izitugenga mu mibereho yacu ya buri munsi. Ibyo tubuzwa by'ibyaha dusabwa kureka, ibyo nibyo bita kumenya. Baratubwiye ngo twongereho kwirinda. Igihe tumaze gucukumbura iby'Imana yadukoreye, tukareba ubwiza bw'ibiriho, tukareba ibyaremwe, ibyatugirira akamaro, ibyo twarya tugakira, ibyo nibyo bita kwirinda. Ngo dusabwa kubyongera kukumenya, hanyuma ngo tukongeraho kwihangana. Igihe umuntu ahuye n'ingorane n'ibibazo n'ibigeragezo, akongeraho kwihangana, uburwayi akihangana kugira ngo arebe ko yagera ku ntsinzi. Ikindi ngo dusabwa kongeraho kubaha Imana. Igihe tumaze kumenya ibyo byose, dusabwa kongeraho kubaha Imana mu mibereho yacu ya buri munsi. Rero niyo mpamvu dukwiriye kwirinda kugira ngo natwe tugire imibereho yejejwe, tugire imibereho mizima. Cyane ko urwaye udashobora gukorera Imana, ntiwashobora kuyikorera, ntiwashobora kuyumvira. Birakomeye kugira ngo wubahe Imana ufite uburwayi. Mbese iyo umuntu arwaye igihe kirekire aba ananiwe, ari kuribwa n'umubiri. Rero turasabwa kwirinda mbere y'uko tugera kuri ibyo ngibyo. Amashu ni imboga zisanzwe zimenyerewe. Amashu akiza ibisebe byo ku ruhu n'ibyo mu gifu. Amashu arakize mu myunyu mwimerere witwa magnesium. Afite amakakama ahwanye n'ibyitwa motarde ishinzwe gukiza urwagashya n'umwijima, hamwe n'indi myunyu mwimerere na vitamine A na C na O. Murumva ko amashu akize cyane. Aya mashu akize kuri vitamine A na C na U. Umusemburo wo mu mashu uvura ibisebe byo mu gifu ugakingira, maze ntuzigere uhura n'icyo kibazo mu buryo budasubirwaho. Bituma amashu bayita fagiteri antiresire, cyangwa se iyo fagiteri y'akataraboneka. Amashu atunganya amaraso, akayatera kuremera, agabanya isukari mu mubiri w'abantu barwaye diyabete, atera kwihagarika neza. Uyariye ataragira ikindi kintu arya mu gitondo ashobora kuvura inzoka. Mwibuke ko aya mashu akunda kugira ubushobozi cyane iyo ariwe ari mabisi. Ikindi ni uko yirukana imyanda mu mubiri. Ikindi akora, uyababuye cyangwa se uyanyujijeho ipasi ishyushye ukayarambika aharwaye, ashobora kuvura ibisebe byo ku ruhu, ubugora, ibibyimba, ise n'izindi ndwara z'uruhu zigaragarira inyuma. Abashakashatsi berekanye ko amashu ashobora kubuza ibibyimba bya kanseri cyangwa se tumeri kansereze bitewe n'ukuntu amashu akize muri vitamine A. Gutogotesha amababi 15 y'amashu mu mazi make, ukajya unywa igice cy'ikirahuri cyangwa ikirahuri cyuzuye mbere yo kurya mu gitondo, ku manywa na nimugoroba mbere yo kurya, igifu kirimo ubusa. Iyo urangije iminsi 4 cyangwa 5 ukoresha ikirahuri cy'ayo mazi y'amashu mbere yo kurya, uburibwe bwo mu gifu burashira. Nyuma y'ibyumweru 3 ibisebe byo mu gifu biba bikize. Igitera ibyo bisebe gukira ni vitamine U itari yamenyekana cyane kugeza ubu ngubu. Icyitonderwa, amashu afite ubugiraneza bwinshi. Kuyavanga mu byo kurya bihiye
ari mabisi bikiza indwara nyinshi. Ibindi byo kurya byagenewe abarwaye igifu ni amapapayi, inanasi cyane ko ihagarara mu mwanya w'indurwe, imboga z'igisura zongerera igifu gushyuha, amavuta yerayo, amatovu, kuyatogotesha amababi kayanywa bitera igifu imbaraga. Rero amashu ni meza, arakungahaye, afite ibyiza byinshi, dukwiriye kuyakunda natwe tukamenya ngo aya mashu kuba ari meza natwe akwiriye kuboneka ku igaburo ryacu. Muzirikane ko mu mibereho yacu tugira hano ku isi kugira ngo tunezeze Imana, nuko tumenya kwirinda tugakoresha iby'Imana yatugeneye kugira ngo natwe tuzagira amaherezo meza. Kugira ngo twirinde dusabwa kubaha Imana, kuko Imana niyo yadushyize mu isi ituremera ibyatugirira akamaro. Rero kugira ngo twirinde muri byose dusabwa kurinda imibiri yacu, tukarinda impagarike zacu, tukarinda ubwenge bwacu, tukarinda igihagararo cyacu, kuko uko tugaragara inyuma niko n'imbere biba bimeze. Ngaho reka twese dusaba Imana kugira ngo mu mibereho tugira hano ku isi tuzagira amaherezo meza binyuze mu kwirinda, mu gukoresha iby'Imana yaduhaye, natwe bizatume tugira amaherezo meza. Twese Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Dukomeje kubashimira gukurikirana ikiganiro cyacu ibihe tugezemo, tubashishikariza kugira ngo natwe tujye turushaho guteza imbere iby'Imana. Ngaho nawe niba umaze kumva, gerageza gusangiza n'abandi kugira ngo dukure isi iri mu kaga mu rungabangabo, tuzagira amaherezo meza mu izina rya Yesu. Twitegure neza kuko vuba twenda kwimurwa, igihe cyo kuba hano ku isi kirashize. Nimuwe neza imitima yanyu yomatane na Kristo, gakondo nziza twateguriwe nawe nimaze gutungana.